Mongo Lukamba cyane muri mwibarwa nziza equipe ya Rayonsports kuri YouTube bicano bayiterekeho. Rayonsports yanditse mu rurimi rw'icyongereza ndabivuga mu kinyarwanda. Rayonsports yandikiye uyu musore inamusaba ko yatera intambwe akaza mu Rwanda gukora icyo bita medical test, hanyuma Rayonsports igahita imusinyisha kontra. Rayonsports yemera ko yipevera buri kimwe cyose kijyanye na transport, ikijyanye no kurya, kuryama ndetse na buri kimwe cyose, ndetse yewe ihitina namubwira ko igiye kumushakira visa yamaze kwa applyinga. Biza kuba ko equipe ya Rayonsports ibikora ibinabigeraho. Perezida wa equipe ya Rayonsports mwenyewe Uwayezu Jean Fidel, perezida aterekaho umukono arasinya cyane. Undi muntu mbona wasinye ni team manager, nawe ndamubona ariho akaba ariho sinyatire ya perezida ndetse ni ya team manager, hakaba ariho nakashe equipe ya Rayonsports. Rayonsports nibwo yohereje uyu mugabo icyo bita invitation kugira ngo bayimwohereze. Byagenze gute rero? Hari umumanager bita ngo ni Patrick w'umunyakenya, sorry w'umukameruni. Uwo mumanager ni wa mumanager wagiye kurega Rayonsports muri FIFA. Rayonsports babaca amafaranga barimo na za miliyoni 12 ejo bundi. Umukinnyi uri ku rwego rwa Ruvumbu, nyemerera wowe ujye muri Rayonsports ta invitation yo kumukinnyi, hanyuma ngenda yimwoherereza. Uyu mukinnyi azabafasha. Urabize manager nk'icumi Kazungu, abafite manager hano mu Rwanda, akaba afite manager muri Sweden, akaba afite manager muri Kenya, akaba afite abakinnyi ntibagira umu manager umwe, ariko burya bakwiriye kuba bafite umuzo cyiza ko nkabira Mahira Bedi afite umukomeye. Hanyuma icyaje kuba niki, nyuma yuko akoranye n'umwe mu bantu bo muri Rayonsports amusabira invitation, ariko nta kosa afite kuko nawe ntiyari amuzi. Byabaye ngombwa ko baho n'umuntu invitation arayifata yohereza Lumpara ya ari muri Angola. Manager wa top bafitanye kontra y'imyaka 5, yasinye kontra y'imyaka 5 n'uyu mu manager bita Chris, yitwa Chris. Kila abantu barayibona invitation bayibonye batagira ngo ibintu rero yakoze ntabwo byari byo mu kibuga gusa. Iyi ni invitation yanditseho iriho kashe na ku buryo umuntu utemera amazina ngaya. Invitation letter to Bokamba Mongo DR Congo. Wori murayirebona n'abantu kuri YouTube bagomba kuba bayirebye. Turavuga ibintu bifite abashidikanyaga barimo kuyibonera. Handitse ngo dear sir, half of Rayonsports, I would like to invite you. Birimo biragenda. To invite your iri jambo ndabona neza riri kuri YouTube, to come to Rwanda for medical test and signing contract with club Rayonsports. Kuri YouTube the club will cover the accommodation, transport and restoration. Please kindly apply the visa and make all necessary arrangement as soon as possible. Best regards, Uwayezu Jean Fidel, President. Urumva hangaha kuri YouTube cyane abantu babirebe barabibona kugira ngo aze akorerwe ibizamini by'ubuzima gusa Kazo ahita nasinya kontra 11 z'ukwezi kwa karindwi. Urumva? Hanyuma umuhungu ateye intabwe avuye muri Angola arazamutse ageze Kinshasa. Yibuka ko adafitanye amasezerano manager wo mu Cameroon. Yibuka ko afitanye amasezerano na manager, donc ni manager wa Lupopo, akaba ari nawe manager w'uyu mukinnyi. Afite abakinnyi benshi cyane namenye. Arangije aramuga ati rero ntabwo nguhisha, ndakubwiza ukuri manager. Ngewe navuganye n'umu manager wo mu Rwanda w'umu Cameroon bita Patrick, ari mu Rwanda. Ambonera deal yo kuba najya muri equipe ya Rayonsports sinyizi, ariko nagerageje gushaka amakuru no kubaza bamwe mu bakinnyi ba hano barimo baruvumbu n'abandi batandukanye, bambwira ko ari equipe nziza, ari equipe ifite abafana. Iyo equipe nanjye numva ngomba kuyijyamo, ariko ngira ikibazo, nshaka kubanza kumenya nyirizina amakuru iyo equipe imeze gute, equipe ikora gute, equipe ifite ubuzima bumeze gute. Ngewe ngeze hano nkigera hano umuntu wa mbere wanyakiriye
nakiriwe n'umumanager bita Neston. Neston akorana na Patrick, bafite ishami ry'abamanager ku mwaka umwe, salary y'icyatanu, burabura, ibintu byinshi cyane. Nateye intambwe ngo zo nkubwiza ukuri nka manager wanjye, dufitanye kontra. Birashoboka ko nagenda, hanyuma Neston niwe uhagarariye ishami ryabo muri Afurika y'Iburengerazuba bwa Afurika, harimo niyo w'ikipe bita Rupopo, team manager mwenyewe, ntago ari team manager ngo niwe ugurira Rupopo abakinnyi akanabagurisha. Eto twamwita team manager Neto wa Rupopo. Ni Eto wa Rupopo, urakoze cyane. Barye Kongo ntiri mu Burengerazuba hagati. Hanyuma Neston nawe turabonana, ambwira ibyo Patrick yambwiye ko ikipe bita Rayonsports muri departement y'ubusatirizi ikeneye amasura mashya kandi akomeye. Yego, nabo barabizi. Niba ko kuvuga ko nabo barabizi. Rayonsports niwo ukunda kuvuga ngo Rayonsports niyo nana yabanza biremeye. kubera ko abantu bavuze ngo agomba kujurira, agomba kuba afite uwo barwanira umwanya cyane. Niyo mpamvu navuze ngo uyu kuba yabuze Lumpara agomba kuboneka undi, ko twari dutegereje abantu batatu bashya b'imbere bashobora kubanzamo bose icyarimwe, umwe avuyemo, cyangwa bibaye ko narushije umwe akabanzamo. Ariko Rayonsports ikeneye abataka batatu b'abanyamahanga. Niyo bavuze uwo uvuga babiri. Abonzi byarangiye, harimo umwe byarangiye nimero 9, cyo kora bari basenge. Nibaramuka bamubonye Kazungu azaba abonye umukinnyi ukomeye, arakomeye, ni umubitero uremereye pe, uvuye ahantu afite n'izina arazwi kugira ngo ubyumve cyane. Nitumutangaza tuzabwira abantu ngo mujye kuri Google mwandikemo aya mazina, mujye kuri YouTube channel uwo mwanya mwandikemo, muzahitamo umbe gukora Lumpara bimeze, nawe niko bimeze. Ntabwo ari ikintu cyo ngo umuntu ngo ujya gushaka ngo ugashaka profile ngo ukayibura n'ibindi bitandukanye. Ahamagarwa muri ekipe y'igihugu nkuru irimo abacani ndetse n'aba international baje, abahamagarwa. So ni ibyo ngibyo rero. Kazu irakora imyitozo mu Nzove saa 9. Namenye ko uyu munsi ntagindutse bari buze gukina DK. Jim agomba kuba yorero DK, ubwo abakunzi ba Rayon nyaruke mu Nzove mujye kuri uyu munsi yarakina, barakina DK amakipe abiri, kamera ntagindutse. ubu hari Jim Kazungu akunda DK cyane, niyo upimira umenya ngo umukinnyi arashoboye gukina cyangwa ntabwo ashoboye. Hari igihe nyine baba bakubeshya, ariko kuri DK nyine urabibona.